Satani yanga abagabo bwoko bw'Imana. Kubera iki? Umugabo atwaye gahunda y'Imana, atwaye proje y'Imana, atwaye imishinga y'Imana. Niba ufite umugabo, ntimugasengera abagabo igihe mutararongorwa mushaka kurongorwa ngo muvi wanyu gusa. Oya, n'igihe wamaze kubaka uri mu rugo, sengera umugabo wawe, kuko Satani ashaka kumugutwara, ashaka kumugutwara mwishe ugapfakara, ashaka kumugutwara udivorushije ugasigara wenyine, ashaka kumugutwara muteje umugakicara hasi akabona kintu ashobora kukumara mu buzima. Satani ntago anezerewe nuko ufite umugabo, icyo ufite kucyumva no kugisobanukirwa. Ntago Satani azigera anezerwa n'umusore imwe kuko ufite umugabo, never. Igihe cyose azahorana umujinya n'uburakari bwo gushaka kwambura umugabo wawe. Muzarebe intambara ziba hirya no hino, abagabo bapfa ni benshi cyane. Uyu munsi wa none hari ikibazo gikomeye, isi ifite ikibazo gikomeye, ibihugu byinshi bifite ibibazo bikomeye by'abakobwa benshi n'abagore benshi badafite abagabo. Muri iki kinyejana nimba ufite umugabo mu nzu yawe, ushima Imana kandi ukora ibishoboka byose kugira ngo umurindishe n'amasengesho. Niko kuri. Abagabo ni ikibazo gikomeye cyane muri isi y'umunsi wa none. Ni ikibazo gikomeye. Dufite abagore benshi b'abapfakazi, dufite abakobwa benshi batararongorwa, bari mu myaka 40. Kandi uyu munsi wa none, nubwo umuhungu wese uri ku isi n'uwarayavutse yarararongoye iri joro, still twagumana umubare mwinshi w'abagore n'abakobwa badafite abagabo. Kubera iki? Kuko umunsi ku wundi habaho ibintu byica abagabo, haba ibintu bidashaka ko abagabo babaho, haba ibintu bidashaka ko abahungu babaho. Urebye muri genocide yabaye mu Rwanda, umubare w'abagabo niwo mwinshi wishwe kurenza abagore. Urebye mu ntambara zigenda ziba igitondo n'ubwo hirya no hino ku isi, zitana abagabo ku kigero cya 90% kuruta abagore. Intambara y'isi ya kabiri, umubare w'abantu benshi wahitanye n'abagabo bapfiriye ku rugamba. Kugeza igihe abagore bisanze nta kindi bagomba gukora, bagomba kwambara amapantaro bakajya mu nganda bakajya gukora imirimo yakorwaga n'abagabo. Iteka imigambi ya Satani muri buno buzima ni ugutsemba ikitwa umugabo, ni ugukuraho ikitwa umugabo. Niyo mpamvu n'amategeko yose aremereye ari hejuru y'abagabo. Nimba ari ikiremwa kidafitiwe impuhwe muri iyi si, ni umugabo. Abagabo nta mpuhwe bafitiwe. Amategeko yose aza favoriza abagore n'abana, ariko abagabo ntago bagirirwa impuhwe, ntago bagirirwa imbabazi. Ibyago byinshi biza muri iyi si 90% biza bihiga umugabo kurenza uko bihiga umugore. Rero Satani afite urwango ruhambaye yanga umugabo. Kubera iki? Kuko umugabo niwe wabanje kuremwa. Umugore kugira ngo agushe umugabo. Ariko nanone umugabo niwe wagarutse kubambwa ku giti kugira ngo akureho imbaraga z'umwanzi. No muri karakteri z'umugabo, iteka
aba yiteguye kuba yaba umucunguzi, kuba yakwitangira urugo, kuba yakwitangira ubuzima, kuba yakwitangira umuryango, kuba ibintu byajya ku murongo. Ahantu hatari umugabo haba akajagari. Niko kuri. Ibi ntago twabijyaho impaka. Niko kuri. Umugabo nyamugabo uhagaze mu nshingano, utarapfuye mu mutwe, utarangiritse mu mutwe, ahantu ahagaze haba hari order, haba hari umurongo, haba hari amabwiriza, haba hari amategeko. Yesu ashimwe. Haba hari amategeko. Urugo rurimo umugabo ufite discipline, apana abagabo bangiritse, Satani yangije. Urugo rurimo umugabo ufite discipline, abana barakina hanze, ariko abazi yuko nimba papa ataha saa moya, saa 12 bagomba kuba bari mu rugo bakarabye, boze, bicaye. Urugo rurimo umugabo, umwana saa 12 zigeze ataha abaza abandi bana ngo papa yaje, kuko abazi ko nimba papa yamutanze mu rugo, iryo joro ntago rimubera ryiza. Afite gukora ibishoboka byose akahagera mbere. Mu rugo ashobora kuba harimo akavuye, abana batukana, barwana, bubakije amateleviziyo, amavorimi, ibiki n'ibiki, bamwe basimbuka, ariko papa yakwishira, buri umwe wese agahita ajya ku murongo aho agomba kujya. Ukora devoir, utunganya icyumba kiwe, ujya muri dushe, ukaraba, vorimi iri ku murongo, ibintu bifite discipline. Rero icyo ngicyo ubwacyo umwanzi ntago agishaka, kuko y'urugo rurimo order, yo rurimo umurongo, yo ruri ku murongo, na sosiyete ijya ku murongo. Akajagari mubona mu isi no mu bihugu gahera mu muryango, gahera mu rugo. Ibibazo bya mbere ibihugu bihura nabyo bihera mu rugo. Iyo ubukene buri mu rugo, ubukene buri mu rugo, buri mu nzu, burasohoka bukafekta igihugu. Niko kuri. Nimba mu rugo turi abantu 8 twicaye turya tudakora, tugomba kurya, tugomba kunywa, tugomba kwishyura amashuri, tugomba kugenza gute, kandi tudafite ubushobozi dukenye, ubwo bukene buri mu nzu yacu buhita busohoka bugahita bwafekta igihugu hanze. Burya ikintu cyose kibera mu nzu yawe nicyo gisohoka kugenda kwinfluensa ubuzima bwo hanze, mu mibereho yo hanze. Yesu ashimwe. Nimba we mu rugo iwawe udafite ubushobozi bwo kugabura abana ngo bajye bahage, ejo bazaba amayibobo ku muhanda, bizafekta igihugu. Nimba mu rugo iwawe udafite ubushobozi bwo gufata abana bawe ngo ubahe ibyo bakeneye, ejo bazaba indaya. Mu gihugu utazi ufite indaya zuzuye, ariko ni ikibazo cyo mu rugo. Indaya zavuye mu rugo munsi wawe. Yuzo kwashoboye kuba discipline no kubashyira ku murongo no kubagaburira no kubabwira icyo batinya n'icyo buba, nta ndaya twari kugira ariya ku muhanda. Zira ndaya zose na zira mayibobo zose ni ikimenyetso cy'ingo zaferinze, ni ikimenyetso cy'umuryango wasenyutse, ni ikimenyetso cy'abagabo batafashe responsibility cyangwa se batahabaye, batahagaze. Niba udashobora gufata abana bawe ngo batware ku ishuri bige neza, biga ubuganga, biga ubwenjeniyeri, biga ubupilote, bige amasomo afatika, ni icyuho gikomeye mu gihugu. Ejo nta baenjeniyeri tuzaba dufite, ejo nta badokiteri igihugu kizaba gifite, ejo nta bajenero tuzaba dufite, ejo nta baminisitiri bazima tuzaba dufite. Ibibazo ntibiri mu gihugu, biri mu muryango, biri mu nzu, biri mu rugo. Yesu ashimwe.
biri mu rugo. Ibibazo bya mbere biri mu rugo. Kunanirwa k'umugabo mu rugo niko kunanirwa kw'igihugu. Kunanirwa k'umugabo mu muryango niko kunanirwa kw'itorero. Kugwa k'umugabo mu rugo niko kugwa. Yesu ashimwe. Niko kugwa kwa buri kimwe cyose. Ubuzima tubayemo muri iyi si, ubuzima tubayemo mu bihugu byacu bushingiye ku gushobora kw'abagabo mu ngo cyangwa se kunanirwa kw'abagabo mu ngo. Iyi niyo mpamvu Satani arwanya abantu b'abahungu, arwanya abagabo. Nuko ubuzima bwose buri hano hanze, ibyo ureba byose hanze bishingiye kuri success na fail y'urugo. Uko abapfakazi ba benshi niko igihugu kigira umutwaro munini. Uko imfubyi ziba nyinshi niko igihugu kigira umutwaro uremereye. Ariko uko abagabo bahagarara mu mwanya bagakora inshingano zabo niko igihugu kiramurukirwa, niko itorero riramurukirwa, niko sosiyete iba nziza. Haleluya. Niba jyewe nashoboye gushyira abana banjye ku murongo, ngashyira urugo rwanjye ku murongo, nkarwigisha kirazira, nkarwigisha amaprincipe, nkarwigisha indangagaciro mu nzu yanjye, mu rugo rwanjye, bakafite ibyo batinya, bakafite ibyo bubaha, bakafite umurongo bagenderaho, ntabwo sosiyete izagorwa hanze. Kuko umwana wanjye azasohoka mu nzu ajye ku ishuri afite discipline, ntabwo azananira abarimu. Nimba ashobotse mu nzu yanjye ntabwo ku ishuri azananirana. Yesu ashimwe. Nimba umwana ashobotse mu rugo rwanjye ntabwo hanze mu baturanyi azananirana. Nimba afite ibyo atinya n'ibyo baha mu nzu yanjye ntabwo mu nzu y'abaturanyi ari hazabitinyuka, ntibishoboka. Nimba afite imirongo atarenga munsi wanjye, mu nzu y'abaturanyi ntabwo ari hazajya kuyirenga. Oya, ntibishoboka. Rero Satani ateza akavuyo, ateza akajagari mu rugo, yambura abagabo ubugabo bwabo kugira ngo sosiyete yangirike, kugira ngo igihugu cyangirike, kugira ngo tugwize mayibobo, kugira ngo tugwize abagabo bari useless.